Yesu Kristo nashimwe, tugeze ku munsi wa 28, tugeze mu gitabo cyo kubara igice cya 10. Titire yaho iravuga ngo amakondera y'ifeza. Uwiteka abwira Mose ati, ema amakondera abiri mu ifeza icuzwe, uyareme mu ifeza icuzwe akubere ayo guhamagaza iteraniro n'ayo guhagurutsa ab'ibyiciro by'amahema. Uko bazayavuza, iteraniro ryose rijye riguteraniraho ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Nibavuza rimwe risa, babatware abakuru b'ibihumbi by'Abisiraheli bajye baguteraniraho. Kandi nimuvuza ijwi rirenga, ibyiciro byo mu ruhande rw'iburasirazuba bijye bihaguruka. Nimwongera kuvuza ijwi rirenga, ibyiciro byo mu ruhande rw'ikusi bijye bihaguruka. Ijwi rirenga bajye barivugiriza kubahagurutsa. Ariko nimushaka guteranya iteraniro, mujye muvuza ayo makondera, ariko ntimukayavuze ijwi rirenga rirandaze. Bene Aroni abatambyi bajye bavuza ayo makondera, bibabere itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Kandi nimutabara mu gihugu cyanyu gutera ababisha babagirira nabi, muzajye muvuza ayo makondera ijwi rirenga rirandaze. Nuko muzibukwa n'Uwiteka Imana yanyu, mukizwa ababisha banyu. Kandi mu gihe cy'umunezero wanyu no mu minsi mikuru yanyu no mu mboneko z'amezi yanyu, mujye muvuza ayo makondera mu itamba ry'ibitambo byanyu nk'uko muri amahoro, nuko azababera urwibutso rubibukisha imbere y'Imana yanyu. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Abisiraheli bakurikira igicu. Mu mwaka wa kabiri mu kwezi kwawo kwa kabiri, ku munsi wako wa 20, cya gicu giterurwa ku buturo bw'ibihamya. Abisiraheli barahaguruka bava mu butayu bwa Sinayi bakurikije ibyo bari bategetswe by'urugendo. Icyo gicu gihagarara mu butayu bwa Parani. Uko niko guhaguruka kwabo kwa mbere, bagenda uko bategekewe n'Uwiteka mu kanwa ka Mose. Habanza guhaguruka ibendera ry'icyiciro cy'Abayuda nk'uko imitwe yabiri. Umutware w'umutwe w'Abayuda yari Nahashoni mwene Aminadabu. Umutware w'umutwe w'umuryango w'Abisakari yari Netaneli mwene Suwari. Umutware w'umutwe w'umuryango w'Abazebuloni yari Eliyabu mwene Heroni. Ubuturo bwera burashingurwa, Abagerushoni n'Abamerari bagenda buremerewe. Ibendera ry'icyiciro cy'Abarubeni rihaguruka nk'uko imitwe yabiri. Umutware w'umutwe w'Abarubeni yari Elisuri mwene Sheduwuri. Umutware w'umutwe w'umuryango w'Abasimiyoni yari Sherumiyeli mwene Surishadayi. Umutware w'umutwe w'umuryango w'Abagadi yari Eliyazafu mwene Deweri. Abakohati bahaguruka baremerewe iby'ahera, basanga ubuturo bamaze kubushinga. Ibendera ry'icyiciro cy'Abefurayimu rihaguruka nk'uko imitwe yabiri. Umutware w'umutwe w'Abefurayimu yari Elishama mwene Amihudi. Umutware w'umutwe w'umuryango w'Abamanase yari Gamariyeli mwene Pedasuri. Umutware w'umutwe w'umuryango w'Ababenyamini yari Abidani mwene Gidewoni. Ibendera ry'icyiciro cy'Abadani riba ari ryo risezera ibyiciro byose, rihaguruka nk'uko imitwe yabiri. Umutware w'umutwe w'Abadani yari Eliyezeri mwene Amishadayi. Umutware w'umutwe w'umuryango w'Abasheri yari Pagiyeli mwene Okirani. Umutware w'umutwe w'Abanafutali yari Ahira mwene Nani. Uko aba ari ko Abisirayeli bakurikirana mu rugendo nk'uko imitwe yabiri, uko aba ari ko bahaguruka. Mose asaba muramu we kujyana nabo. Mose abwira Hobabu mwene Reweli Umumidiyani sebukwe wa Mose ati, turajya mu gihugu Uwiteka tubwiye ko azaduha. Ngwino tujyane tukugirire ibyiza, kuko Uwiteka yasezeranije kugirira Abisiraheli neza. Aramusubiza ati,
ntituri bujyane, ahubwo ndasubira mu gihugu cyacu muri bene wacu. Aramubwira ati, ndakwinginze widusiga, kuko uzi yuko tugiye kujya tubamba amahema mu butayu, nawe uzaba amaso yacu. Kandi nujyana natwe, ibyiza Uwiteka azatugirira, natwe tuzabikugirira. Barahaguruka bava ku musozi w'Uwiteka, bagenda urugendo rw'iminsi 3. Isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ibajya imbere, igenda urugendo rw'iminsi 3 ibashakira aho gusibira. Cya gicu cy'Uwiteka cyabaga hejuru yabo ku manywa iyo bahagurukaga bakabambura. Uko iyo sanduku yahagurukaga, Mose yaravugaga ati, Uwiteka, haguruka, ababisha bawe batatane, abanzi bawe baguhunge. Yahagarara akavuga ati, Uwiteka, garukira inzovu z'ibihumbi by'Abisiraheli. Igice cya 11. Abisiraheli baritotomba, umuriro w'Uwiteka wicamo benshi. Ubwo bwoko buritotomba, Uwiteka yumva ko ari bibi. Abyumvise uburakari bwe burakongezwa, umuriro w'Uwiteka wicana muri bo, ukongora abo ku iherezo ry'amagando yabo. Abantu batakira Mose asenga Uwiteka, umuriro urazima. Aho hantu bahita Tabera, kuko umuriro w'Uwiteka wicanye muri bo. Abisiraheli banga manu, basaba Mose inyama, ariganyira. Abanyamahanga y'ikivange bari hagati y'Abisiraheli batangira kwifuza. Abisiraheli nabo bongera kurira, baravuga bati, ninde uzaduha inyama zo kurya? Twibutse ya mafi twariraga ubusa tukiri muri Egiputa, n'amadegede n'amapapayi n'ubutunguru bw'ibibabi by'ibibati n'ubutunguru bw'ibijumba n'udutungurusumu, ariko none turumye, ntacyo dufite, nta kindi tureba kitari manu. Manu iyo yasaga n'utubuto tw'ibyatsi byitwa gadi, ishusho yayo yasaga n'iy'ubushishi buva ku giti bwitwa budora. Abantu barazereraga bakayiteranya, bakayisya cyangwa bakayisekura, bakayiteka mu nkono, bakayihindura udutsima. Kuryoha kwayo kwari nk'udutsima twavuganywe n'amavuta ya elayo. Ikime nijoro cyatonda aho babambye amahema, manu igatondana nacyo. Mose yumva abantu barira, umuntu wese arirana n'inzu ye, barira mu miryango y'amahema yabo. Uburakari bw'Uwiteka bukongezwa cyane, bibabaza Mose. Mose abwira Uwiteka ati, ni iki gituma ugirira nabi umugaragu wawe? Ni iki kimbujije kukugiriraho umugisha, ukanyikoreza aba bantu bose ho umutwaro? Nasamye inda y'ubu bwoko bwose se? Ni jye wababyaye ko untegeka kubaterura, nkabatengamatira mu gituza, nk'uko umurezi w'umugabo atengamatira umwana wonka, nkabajyana mu gihugu wasezeranyije ba sekuruza? Nakura he inyama zo kugaburira ubu bwoko bwose, ko bandirira imbere bati, duhe inyama tuzirye? Sinabasha guheka ubu bwoko bwose njyenyine, kuko buremereye, simbushobore. Niba ungenza utyo, ndakwinginze nyica mveho, niba nkugireho umugisha, ne kubona ibyago byanjye. Uwiteka aha Mose abafasha 70. Uwiteka abwira Mose ati, nteraniriza abagabo 70 bo mu bakuru b'Abisiraheli, abuzi ko ari abakuru b'abantu koko n'abatware babo, ubazane mu ihema ry'ibonaniro, bahagararaneho nawe. Nanjye ndi bumanuke mvuganireyo nawe, nende ku mwuka ukuriho mubashyireho. Nabo bazajya bahekana nawe uwo mutwaro w'abantu, we kuwuheka wenyine. Kandi bwira abantu uti, mwiyereze umunsi w'ejo, kandi muzarya inyama, kuko muziririye mu matwi y'Uwiteka, mukavuga muti, ninde uzaduha inyama zo kurya, ko twari tumereye neza muri Egiputa? Nicyo gitumye Uwiteka azabaha inyama mukazirya.
ntimuzazirya umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa 5 cyangwa 10 cyangwa 20, ahubwo muzazirya ukwezi kose, mugeze aho zizabatungukira mu mazuru zikababihira, kuko mwanze Uwiteka uri muri mwe, mukamuririra imbere muti twaviriye iki muri Egiputa? Mose aramusubiza ati ubwoko ndi hagati ni abagabo bigenza 6,000. Umva ko uvuze uti nzabaha inyama bazirye ukwezi kose, bayagira imikumbi n'amashyo byo kubahaza, cyangwa amafi yo mu nyanja yose azabateranirizwa yo kubahaza. Uwiteka abwira Mose ati mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi? None urareba yuko ijambo ryanjye rigusohorera cyangwa ritagusohorera. Abafasha ba Mose barahanura yanga kugira ishyari. Mose arasohoka abwira abantu ayo magambo y'Uwiteka, kandi ateranya abagabo 70 bo mu bakuru b'abantu abagotesha ihema ryera. Uwiteka amanukira muri cya gicu avugana nawe, yenda ku mwuka umuriho amushyira kuri abo bakuru uko ari 70. Nuko umwuka abaguyeho barahanura bagarukirizaho, maze mu ngando zabo hasigara abagabo 2, umwe yitwa Eludadi undi yitwa Medadi. Umwuka abagwaho kandi bari mu mubare w'abanditswe, ariko batavuye aho ngo bajye mu ihema ryera bahanurira aho mu ngando. Umuhungu w'umusore agenda yiruka abwira Mose ati Eludadi na Medadi barahanurira mu ngando. Yosuwa mwene Nuni wari umufasha wa Mose uhereye mu busore bwe aramubwira ati databuja Mose babuze. Mose aramusubiza ati ni jye urwaniye ishyaka, icyampa b'ubwoko bw'Uwiteka bose bakaba abahanuzi, Uwiteka akabashyiraho umwuka we. Mose asubirana mu ngando n'abakuru ba Isiraheli. Abisiraheli bahabwa inyama bahanwa. Umuyaga uturuka ku Uwiteka uzana inturumbutsi zivuye ku nyanja, uzigushaho babambye amahema n'impande zose, zigezaho umuntu yagenda urugendo rw'umunsi umwe. Ikirundo cyazo kireshya n'intambwe enye z'intoki. Abantu barahaguruka biriza uwo munsi bazitoragura bakesha ijoro, biriza n'undi munsi. Abatoraguye nke, abatoraguye komeru 10 bazanira hose impande zose z'ingando zabo. Inyama bakizishinze amenyo bataramara kuzitapfuna, uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa abantu, abatera mu giga ikomeye cyane. Aho hantu bahita Kiburoti Hatava, kuko ariho bahambye abifuzaga. Abantu bahaguruka Kiburoti Hatava bajya Haseroti bahamara iminsi. Igice cya 12. Uwiteka ateza Miriyamu ibibembe, Mose aramusabira. Miriyamu na Aroni banegura Mose kubw'umunyetiyopiyakazi yarongoye, kuko yari yararongoye umunyetiyopiyakazi. Baravuga bati ni ukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose musa, twe ntatuvugiramo? Uwiteka arabyumva. Hano uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bo mu isi bose. Uwiteka atungura Mose na Aroni na Miriyamu ati nimusohoke uko muri 3 muze ku ihema ry'ibonaniro. Barasohoka uko ari 3. Uwiteka amanukira mu nkingi y'igicu, ahagarara mu muryango w'ihema ryera, ahamagara Aroni na Miriyamu, bombi baraza. Arababwira ati nimwumve amagambo yanjye, niba muri mwe hazavamo mwiyerekwa, niho Uwiteka nzamwimenyeshereza, mu nzozi niho nzavuganira nawe. Umugaragu wanjye Mose siko ameze, akiranuka mu rugo rwanjye hose. Wowe
tujya twivuganira n'akanwa kacu neruye, atari mu migani, kandi ishusho y'Uwiteka ajya ayibona. Kuko ni iki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose? Bikongereza uburakari bw'Uwiteka, aragenda. Cya gicu kiva hejuru y'ihema ryera kiragenda, Miriyamu asesa ibibembe byera nk'urubura. Aroni ahindukirira Miriyamu abona asheshe ibibembe. Aroni abwira Mose ati, databuja ndakwinginze, we kudushyiraho igihano cy'icyaha twakoreshejwe n'ubupfu tukizanira urubanza. Ndakwinginze ye kumera nk'igihwereye kivutse kiboze mu ruhande rumwe. Mose atakira Uwiteka ati, Mana ndakwinginze mukize. Uwiteka asubiza Mose ati, iyaba se yamuciriye mu maso gusa, ntiyakozwe n'isoni iminsi 7? Bamukingiranire inyuma y'ingando z'amahema, amara iminsi 7 abone kuhagarurwa. Bakingiranira Miriyamu inyuma y'ingando, amara iminsi 7, ubwo bwoko ntibwahaguruka, Miriyamu atarahagarurwa. Nyuma ubwo bwoko burahaguruka buva i Haseroti, bubamba amahema mu butayu bwa Parani. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Tuzakomeza n'umunsi wa 29 dusoma igice cya 13. Mugire umugoroba mwiza.